iyo tuvuze inzozi z'Imana suko Imana igirota, ibyitwa imigambi yayo nibyo twebwe twakira iyo migambi twita inzozi zayo. Kwizera niko gutuma inzozi z'Imana tuzigira izacu, kabone n'ubwo ubwenge bwacu butabasha kuzisingira. Ariko kubera ko abantu batakaje kwizera, n'inzozi z'Imana ziri kure yabo. Yesu yaravuze ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera mu isi? Luka 18:8. Kubera ko kwizera kutakigahari kuri benshi, n'inzozi z'Imana ntazibageraho. Nizo zabeshejeho Yosefu ntacike intege mu kabonero. Amen. Mu gisuzuguriro kwa Potifari, mu kujyanwa muri gereza ntacyaha yakoze. Ziriya nzozi nizo zamurinze. Mu Mana ntave mu Mana, ngo kuko ari mu bigeragezo bikomeye ngo ave mu Mana. Impamvu tujya tuva mu gakiza rimwe na rimwe nuko tuba tudafite inzozi zayo. Iyo ufite inzozi z'Imana ntuva mu gakiza. Inzozi z'Imana zibeshaho nyirazo. Tugatugire mu jambo ry'umunsi rero. Itegure ko amagambo y'Imana agira adu-challenging. Agira dushira imbere y'umuhigo. Kome Abefeso, urwandiko Paulo yandika Abefeso igice 3. Urwandiko Paulo yandika Abefeso igice 3. Amen. Umurongo wa 20-21. Nuko ibasha gukora iruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Buriya ntago tubyumva neza kuko ari amagambo akoreshwa mu zindi ndimi akomeye cyane. Amen. Mu cyongereza ngo now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Ngo ubasha gukora, to do immeasurably, celui qui peut faire infiniment au-delà. Immeasurably ni kitu udashobora gupima. Something you can't measure. Ngo ashobora gukora ibintu udashobora gupima. Gupimisha iki? Human standards. Ipimo bya kimu? Ngo abasha gukora ibirenze ibipimo byapimwa n'ubwenge bw'abantu. Cyo ni cyambere. Amen. Iyi ni New International Version. Hallelujah. Amen, amen. Hanyuma New American Standard Bible. Now, ana ma version, sibyo? Now to him who is able to do far more abundantly beyond. Hari far, hari more, hari beyond. Ibyose, amen, bikwereka ibintu bidafite ibipimo. Bitangaza. Now, to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Nayo magambo. Amen. Immeasurably na gipimo. Amen. Far more. Amen. Far more abundantly. Sibyo gusa. Beyond. Gitangaza.
kugeza ubu ibyo tuzi tubona n'amaso yacu Yesu akora ni ibintu biri measurable, ni ibintu bipimwa. Bayisi? Amen. Wasabaga akazi yakaguhaye, umwami yakinguye, byapimwa. Washakaga umudamu yamuguhaye, byapimwa. Ni byapimwa kuko hari n'abandi bamufite. Bayisi? Washakaga umugabo wamubonye, waramusengeye, byapimwa. Ni byapimwa. Ibintu byose uyu munsi turabona amasengesho yacu ni ibintu bishobora gupimwa. Ariko batubwiye hano ngo Yesu ntabwo abasha gukora gusa ibipimwa, ngo abasha gukora ibirenze kure cyane kandi cyane y'ibipimo byose by'abantu. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Erega ngo ibasha gukora ibirenze kure cyane ibishobora gupimwa n'ubwenge bw'abantu. Amen. Ngo kubw'imbaraga zayo. Hallelujah. According to his power that is at work within us. Kubw'imbaraga zayo zikorera muri twabizera. Ngo imbaraga zibasha gukora ibitapimwa ntabwo ziri ahandi. Ngo Imana yizutse mu itorero. Nimba zitari at work, nimba zitari zirakora, si kibazo cyazo, ni kibazo cyabo bamwitirirwa, kuko ntabwo baramuyegurira burundu. Muja muri bwe ntabwo barezwa. Mutange mukoresheje jambo kumuyegurira burundu nuko kwezwa. Izo mbaraga, alléluia, cette puissance incommensurable, illimitée, amen, agit uniquement là où la sanctification est vécue. Zikorera aho gusa ukwezwa guhari. Niba nta kwezwa zirahari ariko ntizikore. Nibyo bita l'état latent. Cette puissance est latente. Irahari ariko ntikore. Amen. None bavandimwe bandugu yangu, umutwe w'iri jambo ry'uno munsi ndibere y'Imana dore uko nayise, turarishakira mu Kinyarwanda cyacu cyiza. Ni umutwe ukomeye cyane. Amen. Iyi nyito irakomeye. Umviriza. Let's dream about things beyond the limits of our dreams. Don't worry. Ntugire ikibazo. Amen. Aya magambo nayabonye imbere y'Imana. Ni title. Iyi ntabwo ari title yavuye mu mutwe wanjye. Nari imbere y'Imana. Ngo let's dream. Mureke turote. Indakunda kurota. Yari byiza ariko. Amen. Ntukarote nabi. Nikabe kuri wowe. Let's dream. Mureke turote about things, ku bintu beyond, birenze kure cyane the limits of our dreams. Ngo ni mureke turote, ubwo ni mu mwami, ni mureke turote inzozi zirenze kure ibipimo by'inzozi zacu. Mu byumva muti? Let's dream. Nimuze turote about things to dream about. Dream about things beyond the limits
of our dreams. Ngo nimuze turote ngo inzozi zirenze kure cyane aho izacu zigarukira. Rêvons, nishaka kubivuga mu Gifaransa, rêvons, mukurikire mbere ko mukomeza. Rêvons des rêves qui vont au-delà des limites de nos rêves. Let's dream about things beyond the limits of our dreams. Mwumva byoroshye? Mubiganiro rero. Mufashanye kuko ari umuntu washaka kumufasha. Baza mugenzi wakubwire uko abyumva. Let's dream about things beyond the limits of our dreams. Mushere mu Kinyarwanda hariya cyacu. Nimuze turote inzozi zirenze kure cyane aho izacu zigarukira. Iyi nyito ni imbere y'Imana yarancenze cyane. Ijoro ryose narayitekerejeho. Ndote inzozi zigenda zikarenga kure aho izanjye zigarukira. Nibaze ko nabitahuye mu mwuka nyuma y'akanya gato. Toute la nuit. Kumuka muka sobanura hano numva. Hanyuma dore iby'umuka yambwiye. Manishimo. Nabyanditse en termes de question-réponse. On verra ça. Question. Kibazo. Comment pouvons-nous comment pouvons-nous rêver ou avoir des rêves qui dépasseraient les limites de nos rêves? Nikute Imana imbwira ngo ndote ngire inzozi, amen, zirenze kure aho izanjye zigarukira. Imana ishaka kuvuga iki? Réponse, igisubizo cy'Umwuka Wera. Umvise igisubizo cy'Umwuka Wera ngo cela ne serait possible qu'à une seule condition, que ces rêves qui iraient au-delà des limites des rêves humains ou des hommes, à moins que ces rêves soient de Dieu. Ngo kugira ngo urote inzozi, ugire inzozi zirenze kure izo aho izawe zigarukira, nuko izo zigenda kure yaho izawe zigarukira keretse ari iz'Imana. Kuko hano muri sentence, muri amagambo hari inzozi z'uburyo bubiri. Iza mbere ni iz'umuntu, iza kabiri ni iz'Imana. Hari ibintu byinshi mu buzima bwacu tutageraho, ndetse tunabitekerezeho tukumva ko ari ibintu bitari ibyacu, ntaho duhuye nabyo kuko tutaramenya ibi. Twamara gupfa rero, twamara kugera hakurya y'ubuzima, tukabona yuko hari ibintu byinshi twamisinze, twabuze. Aya magambo, ikibazo n'igisubizo cyaje kumeza. Aya magambo niyo ari warasobanura Abefeso 3:20. Mwabizi? Tuyo turasobanura aya magambo. Ikibazo cya kabiri. Où allons-nous chercher les rêves de Dieu? Ese izo nzozi z'Imana tuzajya kuzishaka he? Ko mumvise ko atari inzozi z'abantu, n'iz'Imana, kuko izacu zifite aho zigarukira. Amen. None turaza kuzishaka he? Igisubizo, là où Joseph est allé les chercher.
aho Yosefu yagiye kuzishaka. Reka turebe vova inzozi za Yosefu. Ubutumwa uyu munsi n'ubwumva bukinjira mu mutima ukabwizera, ubuzima bwawe burahinduka completely, burahinduka. Manishimwe. Ugira agafaranga utakagira, ugira ibifaranga utabigira, ugira isambu utayigira, ugira imitiba y'inzu utayigira, ugira inka z'ikizungu utazigira, aya magambo yonyine ninjira muri wowe ukayasingira mu mwuka, haleluya, arahindura ubuzima bwawe. Itangiriro. Haleluya. Twageze Itangiriro ibice 37 umurongo wa mbere. Haleluya. Kugeza kuri 11. Wumve rero. Tumva umuntu hano wagize inzozi zo muri rwa rwego wa kabiri. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuke bwa se, nicyo gihugu cy'Ikanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa bakase, akajya barira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se, ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se. Saramucyaha aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi ki? Ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Amen. Amen. Kurikira. Izi nzozi za Yosefu, amen, ari umusore w'imyaka 17. Haleluya. Izi nzozi za Yosefu ni inzozi zateretswe muri we n'Imana. Za nzozi zijya kure cyane yaho izacu zigarukira, ziva ku Mana. Imana ifashe inzozi zayo iziteretse mu musore w'imyaka 17, kandi izo nzozi uyu munsi tushobora kumenya izo arizo. Mwumvise ya miba uwo waruwemye, imiba ya bene se ikubita hasi, arota izuba n'inyenyeri. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se, ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi. Izuba n'ukwezi, uwo ni ise na nyina. N'inyenyeri 11 kubera yuko we ntarimo. Buri nyenyeri ni umwana wa Yakobo. Nivuga ngo yarose ise na nyina n'abavandimwe be, amen, bikubita imbere ye. Komeza.
nongeye kurota izindi nzozi ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Ise kubera ko ari umunyamwuka Yakobo yarabitahuye. Amen. Kuko iby'umwuka bitarurwa n'ab'umwuka. None kurikira. Imana yari iratereka muri uwo mwana Yosefu umusore w'imyaka 17 inzozi zayo icyo izakoza ubuzima bwe. None mu nyuma y'imyaka 13 arose izo nzozi, tubona Yosefu ategeka la première puissance mondiale, ategeka igihugu cy'igihangange muri icyo gihe. Ni nka Amerika igihe cyacu. Ategeka igihugu cy'igihangange icyo gihe. Mu kinyejana cya 20 mbere ya Yesu. Haleluya. Hafi aho Egiputa niyo yari puissance mondiale, yari super power. Egiputa ya Farao yari igihugu cy'igihangange. Imana ifata Yosefu imuvana mu busa, iramuzamura. Byaranyuze mu nzira zikomeye zo kugeragezwa, ariko akomeza kuba uwejejwe, yanga kwihumanya. Atsinda icyaha cya nyirabuja yashatse kumufata ku ngufu, bimujyana muri gereza. Abeshewe na nyirabuja, aba muri gereza. Ariko za nzozi kuko zituruka ku Mana ishobora byose, kuko ibituruka kuri yo ntibijya bifeiringa. Nubwo isi yose yabirwanya ntabwo bazayiburizamo, nimba bituruka ku Mana. Turamubona Yosefu rero, Farao umuyobozi wa Egiputa aramubwiye ngo uretse intebe yanjye gusa nicayeho, ubutware bwanjye bwose ndabukweguriye. Uwo ni Yosefu. Ziriya nzozi rero za Yosefu ni inzozi z'Imana, kuko we ntiyari no kurota ko yashobora kuzategeka igihugu kiri hejuru y'ibihugu byose. Izo ni inzozi z'Imana. None kurikira, ese Imana irota inzozi? Vous savez, en philosophie, chaque question ouvre, débouche à une autre question. Muri philosophie, wibaza yuko ikiba gishubije kikabyara ikindi kibazo. None ko twumvise ko ari inzozi z'umuntu zo zikaba zifite aho zigarukira, iz'Imana zikaba zifite aho zitagarukira, ese Imana irota inzozi? Burya Imana igirota? Iyo tuvuze inzozi z'Imana, si uko Imana igirota. Ibyitwa imigambi yayo nibyo twebwe twakira iyo migambi twita inzozi zayo. Dusome Yeremiya 29:11, wa murongo mukunda cyane. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Amen. Amen. On veut dire ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Imana yazise projet, plans, imigambi. Aya magambo ya Yeremiya yoherejwe abantu bari mu bunyage. Abayuda bajyanywe mu bunyage n'ingabo z'umwami Nebukadinezari, umwami wa Babylon, ariyo Iraq ya kinoge. Mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu. Amen. Haleluya. Abayuda bari mu bunyage. Mwaka wa 586 umurwa mukuru Yerusalemu watewe, watsinzwe. None abatapfuye muri n'inzara n'iki byose
baratwarwa n'umwami wabo n'abaki bose nabo mu nda y'ingoma n'abantu bafite imbaraga n'abanyabwenge bose barabatwara Babuloni. Urugendo hafi rwa birometero 200 icyo gihe nta ndege hari. Bagezeyo rero bari kure igihugu cyabo, ingoro yashenywe, bari mu gahinda. None Imana ko Yeremiya we ntago bari bamutwaye, okay, kuko Imana yimuhagazeho kandi yagifite umurimo, ariko yarabonye n'amaso ye ibyo yahanuye bitaraba. Noneho Imana yamwiti bwira bari mu bunyage, nubwo muri mu bunyage ndazi imigambi mbafitiye, ni imigambi byiza, ni imigambi y'amahoro yo kuzaba ibyiringiro mu gihe kizaza. None ashaka twishire mu mwanya wabo Bayuda bari mu bunyage, bari batakaje byose, n'abavandimwe bien sûr bamwe bari barapfuye. None bari hariya mu bunyage, none bababwiye ayo magambo, mwibaza ko bayakiriye buryo bworose? Nago muzi Mose atwaye inkuru nziza kubwira ubwoko bwe ko Imana ishize iherezo ku buretwa, ku bucakara, ko batigeze babyemera, batigeze babyakira, ngo kuko agahinda karike kenshi kubera imibabaro. Ari ge situation umuntu abamwo imubuza kumva n'ibyakamugiriye neza. Il ne croit plus en rien. Kuko abarimo amertume, ubusharire, abari mu buzima bwitwa mara. Amen. Umviriza rero, ubwo butumwa bw'Imana bubagezeho, nimwibaze ko bahise bavuga ati amina. Oya, ikimenyemye nuko bajyaga hafi y'uruzi bakarira. Na nibo bari Baboniem, ya ekipe bari ibyo bakera tukiri bato. By the river of Babylon when we sat, hanyuma ngo bakarira, ngo bibuka Zion, yumva bibuka Yerusalemu, babaga mu marira. Noneho ayo magambo Imana ibabwiye, Imana yayisimiga imigambi yayo bafitiye. Nuvuga ngo kuri bo ayo magambo mu kuyumva, amen, haleluya, ni nk'inzozi, amen, ziri kure ya inzozi zawo. Kuri bo byari byaragiye, ntibazasubira iwabo. Mwabyumvise? Ni super power, n'ubwami bukomeye bwabafashe, bari deporté, fini. Imigambi y'Imana, haleluya, itugezeho twebwe, amen, iba irenze kure ibyo twarota nk'abana b'abantu. Yo ntabwo irota, iragambira. Hanyuma icyo yagambiriye cyagera ku bantu kikitwa inzozi. Ariko zikaba inzozi zirenze kure aho inzozi z'umuntu zigarukira. Ntushobora kurota iby'Imana igambira, ko birarenze inzozi. Imana ishimwe. Haleluya. Ari by'Imana yambwiye muri 85 aho. Wayibise? Igihe Imana yimbwiraga, nameze nk'aba Bayuda mu bunyage. Nuvuga ko ari ibintu, nkumva ko ntabwo byinjira muri jewe, sinabisingira, sinabitekereza. Mwayibise? Yambwiye ibintu bidashobora kwinjira muri jewe. Imbabwira mumenye yuko Imana itubwiye imigambi yayo, ikiza kubya ko ari yayo, ntabwo isingirwa n'ubwenge bwawe. 85
Amen. Haleluya. Imana yambwiye ibintu ntari no gutekereza. Yambwiye ko nzaba muri iki gihugu, ntabwo munere kubirota. Cya kabiri, yambwiye imirimo nzakorana nayo n'ibindi ndashobora kuvuga hano. Ibyo bintu sinane kubirota. Wabizi? C'était impensable. Iyi mbwira imirimo yaho narindi nayo ndayikora, kwizayagura nari kubyumva. Wabizi? Hari n'ibindi yavuze birenze ibyo. Uvuga ngo iyo ikubwira umugambi cyangwa imigambi yayo, ikiza kubwira ko ari yayo, ntabwo yinjira mu bwonko, ntabwo ushobora kuyisingira. Amen. Mbabwiye 85. Haleluya. Aba bayuda ntabwo bigeze bafata umwanya wo kunatekereza Yeremiya Imana mubwiye ngo abandikire, kuko byari ibintu badashobora gusingira n'ubwenge bwabo. Reka rero dufate urundi rugero rumwe mbere yuko dusoza. Ahubwo wabyumvise? Imana ikubwiye imigambi gufitiye nonaha. Amen. Ariyo ihinduka kuri wowe inzozi z'Imana. Uyu mwanya wazunguza umutwe ngo ibintu ntabwo bishoboka. N'Imana yaza kubivuga ubwayo ngo iyo mbabwiye ibintu, amen, ngo umwana w'umuntu icyambere akora azunguza umutwe avuga ngo foolishness, ibi ntabwo byumvikana. Gene nkubwira ibintu kizaguye ko ari giyewe nabikubwiye ko ndi umuntu nkawe, birumvikana. Nubwo nakubwiye ibintu bihambaye byinjira muri formule ya kimuntu. Amen. Sinshobora kukubwira ibintu bitari muri dimension ya kimuntu, kuko nanjye ndi umuntu. Kabone nubwo byaba biri bihambaye, ariko Imana ivuga nk'Imana. Reka dufate undi muntu hano. Abami bakabiri ibice 8 umurongo wa 12 13. Bukeye Elisa ajya i Damasiko. Icyo gihe Benihadadi umwami w'i Siriya yari arwaye, baramubwira bati wa muntu w'Imana araje. Umwami abwira Hazayeli ati jyana ituro uhure n'umuntu w'Imana umubarizemo Uwiteka, uti mbese aho azakira indwara. Nuko Hazayeli ajya kumusanganira ajyanye amaturo y'ikintu cyose cyiza cyo muri Damasiko. Byari imitwaro ihetswe n'ingamiya 40. Twagarukurana icyo gihe. Bahuye ahagarara imbere ye aramubwira ati umwana wawe Benihadadi umwami w'i Siriya akuntumyeho ngo mbese aho azakira indwara. Elisa aramusubiza ati genda umubwire uti gukira ko uzakira, ariko rero Uwiteka anyeretse ko azapfa. Maze Elisa aramutumbira kugeza aho uwo mugabo yagiriye ipfunwe. Uwo muntu w'Imana ahera ko ararira. Hazayeli aramubaza ati databuja urarizwa n'iki? Aramusubiza ati ndarizwa nuko menye inabi uzagirira Abisirayeli, ibihome byabo uzabitwika, uzicisha abasore babo inkota, uzahondagura abana babo bato n'abagore babo batwite uzabafomoza. Hazayeli aravuga ati nkanjye umugaragu wawe ndiki
cyo kuba nakora ibikomeye bene ibyo ko ndimbwa. Elisa aramubwira ati Uwiteka yanyeretse ko uzaba umwami w'i Siriya. Amen. Iyi niyo ndunduro. Siriya hari umwami yitwaga Ben-Hadad. Siriya iri mu majyaruguru ya Isirayeli hashira iburasirazuba. Nubura kitwa Siriya, sibyo? Noneho ararwara Ben-Hadad. Arwaye atuma umugaragu we Hazaeli ngo numvise ko Elisa ari mu bice bya hafi, none genda umumbarize yuko nzakira. Yararwaye, avuga ngo mbapakire ibintu byiza byo muri Siriya byuzura bihekwa na ngamiya 40 agende bijyanye bikunde umukozi w'Imana Elisa abashe kumubwira ijambo ry'Uwiteka nimba azakira. Ariko nubuhaga abakozi b'Imana icyo gihe nitwe twisuzuguza erega. Nimumve ukuntu yavuze ngo umubwire uti, wamubwire uti ari formule itangira, umubwire uti umwana wawe umwami yise umwana si ukubera imyaka n'icyubahiro wamuhaye. Ati umwana wawe Ben-Hadad. Abakozi b'Imana kiragiye bari bafite agaciro n'abami barabubahaga, ariko ze twabahora abisi kutatwubaha, ni twebwe tutuma batatubaha kuko baratureba mu Imana bakayibura. Amen. Bayumvise. Hanyuma Hazaeli aragenda, ageze kwa Elisa aramubwira shebuja umwami icyo yamutumye. Ko Elisa umuhanuzi w'Imana yari umunyababanga w'Imana, ngo Imana nacikora itibiye akabanga abanuzi bayo n'abanuzi bene bari mu rwego rwa Elisa. Wabibise. None baravuga ati Imana yanyeretse ko Ben-Hadad ari bupfe, arapfa, ntabwo ari bukire. Wewe ubimenye nujye kumubwira ko azapfa, birumvikana. Hahise yinjira mu impano y'ubwenge, wisdom, kuko yari gutamwica. Tiyo cyakica umuntu wese yakwibaza ko yamusimbura nimba atari umwana we. Noneho ko byose impano z'Imana zirakorana. Noneho ati Imana yanyishuye ko ari bupfe, atari ko ntugende kumubwira ko azapfa, natwara aza gupfa. Ako kanya aramwitegereza, umuhanuzi yitegereza Hazaeli, amaso y'umwuka arafunguka, aramubona muri future. Aravuga ati aratangira kurira. Elisa atangira kurira, abo databuja kurize. Aravuga ati ndabona icyo uzakorera umaze kuba umwami, wowe uzaba umwami mu mwanya wuriye. Umwanya n'umugaragu, ariko ngo wo uriya namara gupfa, uriya mwami niwe uzamusimbura. Umva, ntabwo ari umuntu y'ingoma, n'umugaragu, ati niwe uzamusimbura. Aramutegereza ati ndabona mu gihe kizaza inabi uzakorera Abisirayeli. Numara kujya ku ntebe ya Ben-Hadad ugateka Siriya, ndabona icyo uzakorera ubwoko bw'Imana. Inkike zawe uzazitwika, abana babo uzabicisha inkota, abasore babo n'abagabo, abana uzabahondagura, abagore babo uzabafomoza. Iyo la désolation. Ati ibyo uzabikora. Uriya Hazaeli amusubiza kandi atabeshya, aravuga ati ariko databuja kuva umuvuze ibintu bihambaye, umviriza ngo jewe imbwa yimbwa ngo nabikora gute? Aho ntabwo yarabeshya. Uwo mwanya mubwira ntacyo ari cyo, nuwo gufata ikapu akajya gura amakara, bamutumye kuzana amakara, nuwo gutuma hari. Wabibise. Ibyo Elisa amwishuriye
Amen. Ni imigambi Imana imufitiye. Amen. Kuko ari n'ahandi Imana yabwiye Eliya ngo wowe wasabye kwipfira, ariko ndakumvise, mbere yuko biba genda ubanze usiga amavuta Elisa aza umuhanuzi mu cyimbo cyawe, usiga amavuta Yehu, amen, aza umwami wa Israeli, usiga amavuta na Hazaeli nk'umwami wa Siriya. Ntiwumva? Eliya yajyanye mu ijuru atanyuze mu rupfu, atarasoza byose ibyo yasigaje Elisa niwe wabikoze. None nashaka kubaza, igihe imigambi y'Imana yamanukaga binyuze mu muhanuzi Elisa kuri wa Saheli, umukozi w'umwami wa Siriya Benihadad, wumvise byinjira muri we? Ni inzozi zigenda zikarenga imbibe cyangwa inzozi z'umuntu aho zigarukira, kubera ko ni inzozi z'Imana, ariko nizo zitwa umugambi w'Imana. Nivuga ngo Imana imubwiye ibintu adashobora no kurota, adashobora no gusingira, ntari mu nda y'ingoma. Cyo ni cyambere. Ntahuriye n'ubwami. Yabitekereza gute? Nuko yamubwiye ati wowe uzaba gavana mu gice runaka, ntihari no kubyemera. None ati wewe uzaba umwami wa Siriya, ntawe ahuriye mu mateka ye n'ingoma, ariko Imana irabivuze. Igihe kigeze, amen, yabaye we koko. Haleluya. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo igihe imigambi y'Imana yamanukiye kuri Saheli, yahindutse inzozi zidasingirwa n'ubwenge bwa kimuntu. Niyo mpamvu yise ngo giye imbwa y'imbwa, ibyo bintu uzabikora gute? Imana itubwiye ibyayo kuri twe, ibyo dutekerezaho, ibyo tugambira, ibyo tubwiye, tukagira amahirwe yo kubyakira. Ijambo rivuye mu ijuru ry'Imana, Imana ikarimanura muri wowe. Haleluya. Ikiza kubwira ko ari iryayo, ntago risingirwa. Riba riri unfathomable. You can't fathom God's plan. Ntushobora gusingira iby'Imana igambiriye. Amen. Igihe cyose bitarinjira mu mateka, ntago bisingirwa. Kubera ko bidasingirwa rero, dutabarwa n'ikintu kimwe. Amen. Ndaza kwikubwira mu kurangiza. Dore Imana ibyivugira ubwayo muri Habakuki 1:5. Yemwe abari mu mahanga mwe, nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe, kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa. Amen. Mwabyumvise? Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Ngo ngira mahanga ari mumve, ngira nkora umurimo mu gihe cyanyu. Amen. Ngo nubwo mwawubwirwa ntago muzabyemera, kubera ko Imana ivuze gutyo. Amen. Si Imana ivuze ngo ngira nkora umurimo mu gihe cyanyu, yavuze ngo mumirwe, mutangare, mufatwe n'ubwoba. Ko ngira nkora umurimo mu gihe cyanyu, ngo nubwo mwawubwirwa ubu, ngo ntabwo mwabyemera. Imana itubwiye ibyigambira, kuko turi abantu bafite aho bagarukira, haba mu gutekereza, haba mu kugambira, haba mu nzozi. Ibyayo iyo bitubibwiwe Imana izakora, ntabwo tubisingira. Hazaeli byamunaniye kubisingira.
Amen. Yosefu mu gihe cye cy'imyaka 17 ntago byasingirwaga. Nasi ubwe yavuze ngo ariko bashaka kuvuga yuko niumva ntago byasingirwaga. None ko ubu none ushobora gukoresha inzozi z'Imana, ushobora gukoresha ijambo inzozi z'Imana. Kumaze kubyumva. Nimvuga inzozi z'Imana mumenye ngo ni imigambi y'Imana. Nitwe turota ntabwo ari Imana. Inzozi z'Imana ariyo migambi y'Imana yayo. Amen. Iyo zitugezeho izo nzozi cyangwa tugabwirwa imigambi y'Imana, ntabwo ubwenge bwacu bwayisingira ndetse ntabwo twanabirota. Biba birenze inzozi zacu, biba birenze ibitekerezo byacu. Nk'uko abayuda mu gihe cyabo ntago biyumvishaga ko azagera igihe Imana izabacyura. Bari bazi ko as a nation n'ishyanga ibyabo byarangiye. Nibayoboke Babuloni, barokotse inkota ya Babuloni, bagende babajakara binjire babe asimile muri mwandu wa Babuloni. Babibise. Amen. Ariko igihe kigeze, haleluya, ibyari inzozi z'Imana byarasohoye. Nyuma y'imyaka 70 Imana yarabacyuye. Haleluya. None rero bavandimwe, kugira ngo tubashe kwakira inzozi z'Imana ariyo migambi y'Imana, tuzigire izacu. Amen. Kubera zidasingirwa n'ubwenge bwacu. Haleluya. Imana yimenye ko ibyayo inzozi zayo zidasingirwa n'ubwenge bw'umuntu. Imana yaturemeye icyatuma tuzisingira no kwizera. Kwizera niko gutuma inzozi z'Imana tuzigira izacu, kabone n'ubwo ubwenge bwacu butabasha kuzisingira. Ariko kubera ko abantu batakaje kwizera, n'inzozi z'Imana ziri kure yabo. Urabibise? Yesu yaravuze ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera mu isi. Luka 18:8. Kubera ko kwizera kutakigahari kuri benshi, n'inzozi z'Imana ntazibageraho. Kuko Imana irabizi ko nubwo yazibaha ntago bazakira. Mu bisariye ngo bazazunguza umutwe ngo ibintu nibishoka ntibazabyemera. Niko twasumurira Habakuki. None bavandimwe, iki cyumweru ngaruka kwezi cy'amasengesho. Haleluya. Kimwe mu bintu uzasaba niki? None izo nzozi Imana izizaniga ishakiye, ikazibaho ishatse bigenda gute? Amen. Haleluya. Haleluya. Dufiti uburenganzira muri Kristo bwo gusaba Imana. Amen. Mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana mu Mwuka Wera itereke inzozi zayo muri twe. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Donc, il faut demander à Dieu de mettre ses rêves en nous. Ushobora gusaba Imana kugira ngo izane inzozi zayo izitereke umutima wawe. Birashoboka. Amen. Na niyo birivuga ngo gituma murimbuka ngo niki? Without vision, people perish. Ngo sans révélation, sans vision, le peuple périt. Ngo mugihe nta nzozi, nta yerekwa ry'Imana rihari, ngo ubwoko burarimbuka. Abantu benshi nubwo bitwa abakristo bafite ibitekerezo bijyanye n'ibyo bo barota. Iyo mvuze kurota, ntabwo kurota ku gisasiro, ntabwo kurota ku buriri, ntabwo ari zazurota mu uryamye. Ni mu bwenge bwawe uko wibona ejo, uko ubona ibintu ejo. Wabibise? Izo byo binjira muri domaine y'inzozi. Wabibise?
nashaka musobanukirwe ibyo. Inzozi ni ikintu cyose gituma umuntu agira imbaraga zo gukomeza kubaho. Nisi iravuga ngo l'espoir fait vivre l'homme. Niba turiho ukabona wabyutse ukabona uragiye ntago wiyahuye nuko ari ikintu muri wowe kikubwira ibi bikurikira. Amen. Hallelujah. Muri famille ya Kennedy, urabona Kennedy uri yigeze kuba president wa Amerika. Amen. John Frederick Kennedy, bitaga JFK. Muri famille havuyemo abasenateri benshi, abanyapolitike benshi, bose bitwa ba Kennedy. Ariko ko ari umuryango wagize ibyago byo kuzajya bapfa bakenyuka. Kennedy wari president wa Amerika, baramurashe Dallas arapfa. Undi muvandimwe yari senator Robert Kennedy, nawe baramurasa nawe arapfa. Amen. Nuvuga ngo hari impfu, hari igitabo cyanditswe na filime yakozwe ivuga ngo La Malédiction de Kennedy. Burya mu muryango hari ikintu iyo gikomeze kugaruka haba ari ikibazo. Amen. Hallelujah. Donc il y a bita generation curse. La malédiction générationnelle. Iyo usomye ubuzima bwa Kennedy n'ubuzima burimo gusa impfu zidasobanutse. Bayibise. Kandi havuyemo abanyabwenge benshi bakomeye mu rwego ruhanitse ubwenge. Mu buryo amakotsi yawo, amagambo bagiye bavuga, none umunsi abanyapolitike benshi bari inspiraho. Umwe rero ubita Robert Kennedy Jr. ni umwana wa Robert Jr. bishe, yari umusenator, yari warahatanye umwanya wa president, wa mukuru yari yarapfuye ya president Kennedy John. Noneho umwana nawe we yaje kuba nawe umunyapolitike nawe waba umusenateri, yaravuze ngo mubiriza, aravuga ngo ibyaremwe ngo bitwigisha ko, amen, buri munsi ko ibintu biri bube byiza. Wabise ngo ibyaremwe nature, ibyaremwe indabo ibiki bitwigisha ko, amen, nejo biraza kuba byiza, kabone n'ubwo uyu munsi ari bibi. Ibyo avuze n'ibyo sibyo. Ariya mu rugo ari indabo, hariho agati kazana indabo z'umweru kari hafi ya portail. Umweru kushanisha cyane. Buri gitondo hagati n'abari kanini kazana uturabo twinshi tw'umweru, ariko tugeze ni mugoroba tugapfa. Amen. Tugahunguka. Ariko mu gitondo naje kureba gasanga haje tundi. Mais ça m'étonne. Qu'est-ce que c'est terrible ça. Nuvuga ngo rero dukurikije rero aya magambo y'uro Kennedy, sibyo? Nuvuga ngo ako gati Imana iba igakoresha ikubwire ngo nubwo izejo zahungutse, ariko dore hari izindi zaje. Nukuvuga ngo nubwo uyu munsi ibintu bisa naho byaparanganye, byataye umurongo. Haleluya. Nagukwiye kwiheba. Nejo kazarabya. Nejo ubuzima buzarabya. Nta kwiheba mu Mana. Amen. None rero nshaka kubwira ikintu kimwe niki. Kwizera niko Imana yaduhaye kugira ngo kudufashe gusingira inzozi zayo, kuko zozo zigenda kure yaho izacu zigarukira. Ngwibasha gukora ibirenze kure cyane. Ubasha gukora uwo n'umwami Yesu. Ibirenze kure cyane ibyo twibwira inzozi zacu. Ibyo twibwira, uvuga muti inzozi zacu. Ibyo dutekereza.
ngo nibyo dusaba. Muvuga uti amasengesho yacu kubw'imbaraga zayo zikoreramo ngo icyubahiro kibi cyayo none kugeza iteka ryose. Muri aya masengesho ngaruka kwezi rero, mu byo uzasengera, uzasenge ngo muri iki cyumweru Imana izamanura inzozi zayo mu Mwuka Wera izitereke mu mutima wawe, mu buryo utazongera kubeshwaho n'izawe ko zifite aho zigarukira. Tuba twumvikane, iyo mvuze inzozi zawe simvuga izurota ku buriri, nibyo tekereza. Mwibise nimba ufite akaduka gato iyo bita boutique, arimo ukabona ejo izaba alimentation nini cyane, izo ni inzozi zawe. Sibyo se? Nimba ubona abana bawe ejo bazaba abantu bakomeye cyane bagahisha isi umugisha, kabone nubwo umwanya nta bushobozi nta kibyose, izo ni inzozi zawe. Mwibise ngo ibasha gukora ibereze kure cyane. Mu Kinyarwanda twavuze amagambo, sibyo? Twavuze ngo far more beyond, amen, immeasurably, endless, no limits. Ngo ibasha gukora ibirenze kure aho ubwenge bw'umuntu bugarukira gutekereza. Ngo ibyo rero Imana ibiteretse muri wowe biragusaba kubyakira mu kwizera. Uzabisabe muri iki cyumweru. Imana irafite ikikugambiraho, Imana irafite imigambi kuri wowe, je suis sûr. Imana irafite ibyikugambiraho. Ubanze wakira ibyo. Imana irafite ibyikugambiraho, kandi si by'ibyago, ni by'amahoro. Si byo gusa, nibyo kuzakugira neza mu minsi izaza. Ibikubwiye ubu ubwenge bwawe ntabwo bwabisingira, na niyo mpamvu uzasaba Imana kwizera, hanyuma Imana imanure inzozi zayo ariyo migambi gufitiye. Noneho ntabwo uzongera kubeshwaho n'inzozi zawe, uzabeshwaho n'inzozi zayo. Haleluya. Kuva none, amen, gahunda dufite niyo, turashaka gutangira kubeshwaho n'inzozi zayo. Birasaba kwizera. No kwizera twagusaba nako, amen. Imana igeze ivuga ngo musabe iki atari kiriya. Usaba Imana kwizera, hanyuma usaba Imana itereke inzozi zayo muri wowe, mu buryo utazongera kubeshwa n'izawe, utagere kubeshwaho n'izayo. Haleluya, haleluya. Ndabwije ukuri, Imana nikubwira ibyo kugambira none uraza gukora nk'ibyo yavuze muri Abakuki, uza kuzunguza umutwe ngo impossible, foolishness. Haya ni ubatili haya. Haya mambo Mungu umejidanganya, si mimi. Ni uri Israeli mu yindi magambo, si je paraphrase, shaze guhindura ibyo yavuze magambo yanjye. Nkuko yabwiye umukozi w'Imana Elisa, wanyibesheho. Ibi uvuze ntabwo ari byanjye, nibyo mu nda y'ingoma. Reba wenda muri umuna wa Benihadadi cyangwa umuhungu wa Benihadadi, ibi ntabwo ari byanjye. Imana ikubwira kugambiraho uyu mwanya muri Kristo Yesu, wakwibaza ko yakwibesheho, ariko ni wowe, ni wowe. Haleluya, amen. Nagukwiye kwireba uko isi kureba, nagukwiye no kwireba uko uyireba, nuwirebe uko Imana ikureba. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana
kwa imani. Uvuga uti mwami Yesu, mwami Yesu, ndagushima ku migambi myiza umfitiye, arizo nzozi zawe, ni migambi y'ibyiza, ni migambi y'amahoro. Nagukunda ibyaha byanjye ariko ujye urankunda. Niyo mpamvu ufite imigambi myiza. Twumvise ko ari inzozi zawe zirenze kure aho iza kimuntu zigarukira. Nizo nzozi nifuza kugira ngo abe arizo ziyobora ubuzima bwanjye. Uhereye none abe arizo nirata, abe arizo nifuza, kuko rizasingirwa n'ubwenge. Ndagusaba kwizera kumbashishe kwakira imigambi yawe. Urakoze mwami. Mwuka wera, manura mu mutima wanjye imigambi y'Imana, inzozi z'Imana. Nibwo butunzi nyabwo. Yosefu yatunze inzozi zawe, azijyana muri Egiputa ameze nk'igicuruzwa. Bamugurishije, azibana nk'umugaragu mu rugo rwa Potifari, azijyana muri gereza akizifite, ariko amaherezo kuko zari z'Imana zarasohoye. Nanjye mwami ndasaba ngo inzozi zawe ariyo migambi yawe mu Mwuka wera uyitereke mu mutima wanjye. Kama umekwizera kumbashisha kubyakira, nibwo buzaba ubutunzi bwanjye, nizo zizambeshaho. Mbigusabye mu izina rya Yesu, kandi ndizeye kuzimpaye. Ndagushimiye. Amen. 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 Hallelujah. 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 Mbere yuko mbaho umugisha, ari umukozi w'Imana umwe mu Bwongereza, umupastori, yahoraga ahura n'umukristu akamubaza ati, praise the Lord, twamahimbazwe. Hanyuma akakongorera ngo, my brother, my sister, tell me about your dream. Ngo umbwira kubijyanye n'inzozi ufite. Uyu munsi wumvise rero icyo kibazo cye, icyo cyavugaga ntabwo ari zawe, iz'Imana yateretse muri wowe. Kuko uwo mupasiteri yamenye ko inzozi z'Imana zibeshaho umuntu, nizo zabeshejeho Yosefu. Ntacike intege mu kabonero. Amen. Mu gisuzuguriro kwa Potifari, mu kujyanwa muri gereza nta cyaha yakoze. Ziriya nzozi nizo zamurinze. Muma ntave mu Mana, ngo kuko ari mu bigeragezo bikomeye ngo ave mu Mana. Impamvu tujya tuva mu gakiza rimwe na rimwe nuko tuba tudafite inzozi zayo. Iyo ufite inzozi z'Imana ntuva mu gakiza, kuko inzozi z'Umwami Yesu zibeshaho uwo yazishizemo. Hallelujah. Ngira mbonero mu cyumweru kiza Imana ibona muri wowe, n'abadayimoni babone uri urwabya rubitswemo inzozi z'Imana. Hallelujah. 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 Twese tuzabe inzabya ziteretswemo inzozi z'Imana. Amen. Zikubesheho. Ntagubeshwaho gusa, ni zizakubeshaho. Nizisohora izagwizi izindi. Imana ishimwe. Kandi tuzahora twishima. Hehe n'umushiha. Ntabwo uzongera ekada. Uzajya igihe cyose
abantu bakubona kuguwe neza, uri umunyamahoro. Amen. Inzozi z'Imana zibeshaho nyirazo. Nimara kuba umugisha nico muri bifurizanye. Uvuga uti muvandimwe kagira inzozi z'Imana. Imana ishimwe. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Kagira inzozi z'Imana.